buri masegonda 40 kugera kuri 45 ku isi umuntu umwe muri biliyoni zirenga 8 ziyituye yiyambura ubuzima bwe ku bushake, ibizwi nko kwiyahura. Ibi ntibibera mu gihugu kimwe cyangwa ku mugabane runaka umwe gusa, ahubwo ni ikibazo cyugarije isi yose. Imibare igaragaza ko abantu barenga 700 kugeza kuri 720 bapfa buri mwaka bazize kwiyahura. Bivuze ko nibura umwe mu bantu 100 bapfa aba yishwe n'iki gikorwa. Mu kwezi ni abantu barenga 58,000, naho mu cyumweru bakagera ku 14,000. Nk'uko bitangazwa na World Health Organization mu bushakashatsi bwayo ku buzima rusange ku isi. Iyi mibare iratangaje, ariko hari ikindi kintu cyihishe inyuma yayo. Amagambo ya nyuma bamwe mu biyahura basiga mbere yo kugenda, ibyitwa suicide living notes. Hari abahitamo gusiga ubutumwa, amagambo ya nyuma agaragaza amarangamutima yabo, impamvu cyangwa se icyifuzo cya nyuma. Ariko kandi hari n'abandi benshi bagenda batavuze na kimwe. Aha niho haterera ikibazo gikomeye, kandi niho haterera impungenge isi. Ese itandukaniro riri hagati y'aba bantu bombi ni irihe? Risobanura iki? Kubera iki bamwe bandika abandi ntibandike? Nkuko bigaragazwa n'ubushakashatsi bwashyizwe ahagaragara mu binyamakuru by'ubushakashatsi ku buzima bwo mu mutwe, Psychiatric Research Journal, ikibatandukanya nicyo giteye akaga. Niba ari ubwa mbere ugeze aha, kanda subscribe, like and share, nawe uba umwe mu bashyize itafari kuri iyi channel, amakuru yose ajya kugeraho ku gihe. Kwiyahura ubu cyabaye ikibazo cy'ubuzima rusange. Niba abangana na miliyoni 132 kugera kuri miliyoni 134 bavuka buri mwaka, abangana n'ibihumbi 700 kugera ku 720 nabo bagapfa buri mwaka bazize kwiyahura. Isi ikabituwe n'abashobora kuba bangana na biliyoni 8 na miliyari 290 kugera kuri biliyoni 8 na miliyari 390. Ufasha abantu batuye isi nibura biliyoni 8 na miliyari 300, ukagabanya ba bantu nibura bapfa buri mwaka ibihumbi 710 by'abapfa. Ibi byangana n'imyaka 11,690. Bivuze ko kubyara biramutse bihagaze nibura abantu baba bararangiye ku isi mu gihe kingana n'imyaka 11,500 kugera ku myaka 12,000 bazize kwiyahura, nk'uko United Nations Children Fund, UNICEF ndetse na Our World in Data babitangaza. Uku kwiyahura si igikorwa cy'akanya gato, akenshi kiba ari iherezo ry'urugendo rurerure rwuzuyemo ububabare, ihungabana n'amarangamutima akomeye umuntu yabanaga nabyo cyangwa se yamaranye igihe kirekire. Ubushakashatsi bugaragaza ko abarenga 90% by'abiyahura baba bafite ikibazo cy'imitekerereze, cyane cyane depression. Hari n'izindi mpamvu zikomeye zirimo ibibazo by'urukundo, ubukene, kwigunga, indwara zidakira ndetse n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, nk'uko bitangazwa na American Foundation for Suicide Prevention. Byongeye kandi abantu benshi biyahura bakiri bato, mbega bakiri hahandi abandi baba bafite mw'ibyiringiro byo kuzagira icyo bahindura cyangwa se bimarira mu buzima. Hahandi umubyeyi aba avuga ati umwana wanjye agiye kuzusa ikivi. Imibare yo igaragaza ko kwiyahura ari impamvu ya kane itera urupfu ku bafite imyaka iri hagati ya 15 kugera kuri 29. Ikigero nawe uri kunyumva ushobora kuba urimo cyangwa se uzi umuntu ukirimo. Ibi bituma ikibazo kirushaho kuba gikomeye cyane, kuko gifata igice cy'urubyiruko rufite imbaraga zo kubaka ejo hazaza, nk'uko bitangazwa na World Health Organization. Ubushakashatsi bwerekanye ko hagati ya 25% na 43% by'abiyahura basiga ubutumwa bwanditse. Ubu butumwa bukunze kwitwa suicide notes, bufatwa nk'igikoresho gikomeye mu kumenya imitekerereze y'uwiyahuye, nk'uko bigaragazwa mu bushakashatsi butandukanye bwashyizwe muri Journal of Psychiatric Research mu mwaka wa 2021. Ubu bushakashatsi bwagerageje gusesengura icyo abasiga banditse ubutumwa baba bashaka kumvikanisha cyangwa se kubwira abasigaye. Bwasanze abasiga ubutumwa akenshi baba bashaka gusobanura impamvu y'igikorwa cyabo, gusaba imbabazi ku basigaye, kugaragaza urukundo ku muryango n'inshuti, gutanga amabwiriza ajyanye n'ibintu basize cyangwa se gukemura impaka zavuka kubera urupfu rwabo, nk'uko bitangazwa n'ubushakashatsi bwakozwe na Psychology Today ndetse n'abandi bashakashatsi ku myitwarire y'abiyahura. Abiyahura bagasiga banditse hari amagambo bakunze guhuriraho. Bose uko bandika hari ibyo bibandaho, kabone nubwo baba batava mu bihugu bimwe, imiryango imwe cyangwa ngo babe bishwe n'ikintu kimwe.
Amagambo akunze kugaragaramo ni nk'aya: sinabona aho nkwiriye mu buzima, cyangwa mbona ntagikwiriye muri ubu buzima. Ibi ni byo byiza kuri bose, kuba napfa nkava mu buzima. Ndababaye cyane imbere mu mutima, kuko bigaragazwa n'isesengura ry'amabaruwa y'abiyahura ryakozwe n'abashakashatsi batandukanye ku isi, nka Dr. Edwin Schneiderman wavutse ku itariki 13 Gicurasi 1918 agapfa 15 Gicurasi 2009. Yari umuhanga mu by'imitekerereze y'abantu, psychologue, ndetse akaba n'umunyamerika. Uyu yibanze ku bushakashatsi ku kwiyahura, suicidology, ndetse no ku bijyanye n'urupfu n'ingaruka zarwo, thanatology. Afatanyije n'uwitwa Norman Fabro ndetse na Robert Littman mu mwaka w'1958 nibwo aba bashinze ikigo cya Los Angeles gishinzwe gukumira kwiyahura, Los Angeles Suicide Prevention Center. Aho bagize uruhare rukomeye cyane mu gukora ubushakashatsi ku kwiyahura ndetse no guteza imbere serivisi z'ubutabazi bwihuse, crisis center, ndetse n'ubuvuzi bugamije gukumira impfu ziterwa no kwiyahura. Ibi bigaragaza ko nubwo umuntu afata icyemezo gikomeye cyo kwiyahura, hari igice cye kiba kigishaka kuvugana n'abandi niyo byaba ari ku nshuro ya nyuma. Ni kangahe wabonye umuntu wiyambuye ubuzima ntasige urwandiko? Amagambo yanditse wumvaga aganisha kuki? Wigeze utekereza impamvu yasize yanditse, cyangwa se impamvu bamwe bandika abandi ntibandike? Wageze ku muyoboro w'inyandiko, uraza gusobanukirwa buri kimwe. Abasiga ubutumwa n'abatabusiga, itandukaniro rikomeye hagati yabo. Iyo turebye abiyahura basiga ubutumwa ndetse n'abatabusiga, tubona itandukaniro rifite uburemere bukomeye mu mitekerereze yabo. Nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi bwakozwe mu Budage, German Psychological Autopsy Study 2021, ubushakashatsi bugaragaza ko abantu biyahura bagasiga ubutumwa batandukanye cyane n'abagenda ntacyo bavuze. Abasiga ubutumwa baba bashaka gusobanura no gusiga ibisobanuro, baba bafite kandi ubushake bwo kuvugana n'abandi nubwo bari mu bubabare. Akenshi bagaragaza amarangamutima mu buryo bufunguye, bashobora kuba bari mu bihe by'ihungabana ariko bagifite ubushobozi kandi bwo gutekereza ku ngaruka bizagira ku bandi. Ibi bishobora gutuma bamwe batanagera ku mwanzuro wa nyuma wo kwiyambura ubuzima, nk'uko bitangazwa n'ubushakashatsi bwakozwe ku mitekerereze y'abasiga banditse, suicide notes. Mu rundi ruhande kandi abatandika bo bashobora kuba bari mu mwijima mubi wimbitse w'amarangamutima, ntibabona impamvu yo gusobanura cyangwa kuvugana n'abasigaye. Icyemezo cyabo gishobora kuba cyafashwe mu buryo bwihuse cyangwa se bwuzuye uburakari n'agahinda, hubuhubu cyangwa hutihuti. Hari igihe baba batagaragaza cyangwa se bataragaragaje ibimenyetso bigaragara mbere y'uko umuntu yiyahura. Nk'uko bitangazwa n'isesengura ry'abashakashatsi ku myitwarire y'abantu biyahura, School of Medicine, umwaka wa 2006, mu nyigo yayo yise Suicide Notes, Psychological and Clinical Profile, yasohotse muri article yitwa The International Journal of Psychiatry in Medicine muri volume ya 36, issue number 2, by Margaret S. Bahatia ndetse n'abandi. Ibi bituma kuba hari abagenda batanditse biteye ubwoba ku buryo bwihariye, kuko bigora cyane kubamenya cyangwa se kubafasha mbere y'uko bagera ku cyemezo cya nyuma cyo kwiyambura ubuzima. Mu gihe kandi abandika bo bishobora gutuma batabarwa cyangwa se bakamenya impamvu. Psychological autopsy, ibijyanye no gusobanukirwa ibyabaye ku rupfu rw'umuntu. Iyo ubonye umuntu wiyahuye bamujyanye kwa muganga, mbere yo kujya kumushyingura, wibaza impamvu bamujyanyeyo. Wibaza icyo bagiye kumukoza cyangwa se icyo baramumaza cyangwa icyo bitanga, kandi amakuru ahamya neza ko yiyahuye. Nibyo koko ni ukubera iki? Mu gushaka gusobanukirwa neza impamvu z'urupfu, abahanga bakoresha uburyo bwitwa psychological autopsy. Ubu ni uburyo bwo gusubira inyuma bagasesengura neza ubuzima bw'umuntu, imyitwarire n'imitekerereze y'umuntu mbere y'urupfu rwe. Nk'uko bitangazwa n'abashakashatsi barimo Edwin Schneiderman ndetse na Norman Fabro, Los Angeles Suicide Prevention Center. Nk'uko nabikubwiyeho, uko bigenda nuko bakusanya amakuru mu muryango n'inshuti, inyandiko z'umuntu, diaries and emails, amakuru y'ubuvuzi cyangwa se y'ubuzima bwe busanzwe, imyitwarire ye mu minsi ya nyuma, nk'uko bitangazwa mu nyigo zitandukanye z'ubuvuzi bwo mu mutwe. Ubu buryo bufasha kumenya niba urupfu rwari ukwiyahura, impanuka cyangwa ubwicanyi, kandi bukagira uruhare rukomeye cyane mu gutegura ingamba zo gukumira ibi bikorwa. Impamvu nyamukuru zitera kwiyahura. Kwiyahura ni guturuka ku kintu kimwe gusa, ahubwo ni ihuriro ry'ibintu byinshi, nk'uko bitangazwa na World Health Organization ndetse na American Foundation for Suicide Prevention.
ibibazo by'imitekerereze depression, anxiety, bipolar disorder, kunywa inzoga n'ibiyobyabwenge, kugerageza kwiyahura mbere, ububabare bukabije bwo mu mutima cyangwa se ku mubiri, gutakaza umuntu cyangwa gutandukana n'uwo wakundaga cyane, ibibazo by'amafaranga n'akazi, kwigunga no kutabona uwo ubwira, indwara zidakira. Ibi byose bishobora gutuma umuntu agira aho yumva nta yandi mahitamo afite cyangwa asigaranye uretse ayo kunyura ubusamo. Kwiyahura si igikorwa cy'akanya gato, ni igisubizo cy'ububabare cyangwa se cy'uburibwe bukomeye umuntu aba amaze igihe atwaye. Ariko kandi hagati y'abasiga ubutumwa n'abatabusiga tubona ishusho ebyiri zitandukanye. Kwa kundi umuntu umwe aba ashaka kuvuga, undi akaba acecetse burundu. Kandi nk'uko bitangazwa n'abashakashatsi batandukanye ku isi, iyo umuntu ahora acecetse niwe ukunze kuba ateye inkeke kurushaho. Kandi rimwe na rimwe iryo ceceka niryo riba riteye ubwoba kurusha ibindi. Kumenya no gusobanukirwa iri tandukaniro ni intambwe ikomeye cyane mu gukumira kwiyahura. Nitwiga kumenya ibimenyetso, kumva amarangamutima y'abandi no kubaha umwanya wo kuvuga, dushobora gutabara ubuzima bwinshi mbere y'uko butakara. Nk'uko bitangazwa na World Health Organization mu ngamba zayo zo gukumira kwiyahura. Kuko inyuma ya buri wese cyangwa ya buri mubare wiyahura hari ubuzima buba bwari bugifite agaciro n'inkuru iba yari itarakarangira aba yihutishije. Ubutekereza ko abantu nibadahagarika kwiyahura bizagenda bite? Ko kuboneza urubyaro bigenda bishyirwamo imbaraga cyane kubera ibibazo by'ubukungu. Wumva hakorwa iki ngo iki gikorwa cy'ubwiyahuzi cyo kwiyambura ubuzima kirandurwe burundu? Andika hasi muri komenti. Naha dushyiriho akadomo. Kora subscribe, tanga igitekerezo cyawe hasi muri komenti. Niba ukunze iki kiganiro, kora share. Ntorebe umwindaci. Mugire ubuzima bwiza.